sinongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV, nizere ko mumerewe neza. Turabasuhuje rero, tuje mu nkuru zitandukanye nk'uko mumaze kubimenyera. Turababwira ku nkuru y'akababaro irimo kuvugwa aho mu Rwanda umuntu wari intiti mu by'ubukungu, wari umwe mu nzobere u Rwanda rwari rufite yamaze kwitaba Imana. Turaza kubabwira kandi ko abanyeshuri 4 ba ES Nyamirambo bahindutse ibicibwa, barashinjwa gukora ibikorwa by'urukozasoni birimo n'ubusambanyi. Ngizi rero inkuru tugiye kubagezaho muri aka kanya, gusa mbere yo kuzibagezaho ku buryo burambuye nk'uko mumaze kubimenyera, reka dufate akanya katari kanini tubashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho hano ku Ibendera TV, uruha agaciro gakomeye cyane. Turagushimira by'umwihariko kandi tunazirikana mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, mwarakoze cyane, Imana yabaho umugisha. Kandi dusaba hamwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kuyikora, kugira ngo dukomeze kugenda dusangira inkuru n'ibitekerezo bitandukanye tubategurira tukanabagezaho hano. Nitwana Cretine Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Abanyeshuri 4 ba ES Nyamirambo bahindutse ibicibwa, barashinjwa gutegura ibitera isoni by'urukozasoni birimo ubusambanyi. Kuri uyu wa mbere tariki ya 18 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 nibwo ikigo cy'ishuri cya ES Nyamirambo giherereye mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali cyafashe umwanzuro wo kwirukana burundu abanyeshuri 4 b'abahungu bashinjwa gushaka gushyira mu bikorwa by'urukozasoni birimo inzoga ubusambanyi. Izingiro ry'inkuru y'abanyeshuri birukanwe burundu muri ES Nyamirambo, ikinyamakuru BTN dukesha iyi nkuru kivuga ko aba banyeshuri ku munsi wo kuwa gatandatu tariki ya 16 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 birukanywe bari bakoze ibirori bibahuriza hamwe na bagenzi babo bigana, cyane cyane abiga mu mwaka wa gatatu, no kuvuga senior free, ariko bikabera hanze y'ikigo mu rugo rw'umwe mu babyeyi babo, dore ko biga bataha mu miryango yabo. Ubwo ejo hashize kuwa kabiri bamwe mu babyeyi b'abanyeshuri birukanwe bahamagaraga ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN, bamubwiye iby'iyi nkuru, bamutangariza ko abana babo bashinjwa imyitwarire idahwitse, bakango bamaze kwirukanwa mu buryo bise ko ari ubw'akarengane, bitewe n'uko icyo ngo babajije kitashyizwe mu bikorwa, ndetse ko ari ubwa mbere bari bihanangirijwe ku makosa runaka. Aba babyeyi batifuje ko imyirondoro n'amazina yabo bijya ahagaragara kuko ngo umutekano wabo ushobora guhungabana. Basobanura ko bamenye amakuru binyuze ku bantu batandukanye. Bagira bati twaje gutungurwa no kumva ngo abana bacu birukanwe burundu muri ES Nyamirambo kubera ibirori bari bifuje gutegura bibahuza na bagenzi babo mu buryo bwo kwishimana, ariko n'ubundi bitigeze biba kuko ababyeyi ntitwari byishimiye kuko byari kuba hagati mu maso nk'uko twabibasobanuriye, tukabasaba ko wenda byaba ari uko basoje nyuma y'ibizamini bya leta. Aba babyeyi bakomeza bagira ati abanyeshuri bari bateguye igikorwa bise house party cyari bubere mu rugo rwo mu muryango w'umwe muri bo. Bari bateguye ubutumire busobanura uko byagomba kugenda, aho bavugaga ko kwari uguhura bagasangira bakishimana bakabyina ndetse bakanatumira n'ababyeyi babo. Cyakora bashyiraho ko uza cyitabira agomba gutanga amafaranga y'ibihumbi 3 kugira ngo bigende neza. Kubera ko twari twabahakaniye bahise babihagarika. Noneho ku munsi byari bubereho kuwa gatandatu
bajya kwiga nk'ibisanzwe ariko batungurwa no kubasaka basanga nta kidasanzwe bafite, birangira bababwiye ko batemerewe kongera kuhiga ukundi. Bamwe muri aba banyeshuri batangarije BTN ko batarakira ibyababayeho kubera icyemezo gikarishye ubuyobozi bw'ikigo cya ES Nyamirambo bwafashe cyo kubirukana burundu, cyane ko biteguraga gukora ikizamini gisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Nabo bahamya ko nta bikorwa bibi byari bubere mu birori byabo kuko ngo byari bunitabirwe n'ababyeyi babo ndetse byanashoboka bikagaragaramo na bamwe mu barezi babo. Bagize bati baradutunguye cyane, na n'ubu ntiturabyakira kuko nta bikorwa bibi byari buberemo, twari hafi gukora ibizamini bya leta. Ababyeyi kandi bakomeje bavuga ko ubwo bamenyaga amakuru bihutiye kujyana abana babo ku ishuri ngo bumve amakuru neza kugira ngo babonereho no gusaba imbabazi ngo abana bakomeze kwiga, ariko umuyobozi w'ikigo ababera ibamba babwira ko bidashoboka kandi umwanzuro wamaze gufatwa burundu. Nyuma yo kumva ibingibi twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'iki kigo cya ES Nyamirambo, gusa ntabwo biradukundira. Gusa nta muturano Abdu ku murongo wa telefone avuga ko aya makuru ariyo, ndetse avuga n'impamvu yatumye ubuyobozi bufata umwanzuro wo kubirukana burundu hagendewe ku ngingo ya 41, iya 46 n'iya 47 izo mu gatabo k'amategeko agenga abanyeshuri bo muri iki kigo. Agira ati nibyo koko abanyeshuri barirukanwe kandi burundu ntibemerewe kwiga muri ES Nyamirambo bitewe n'ibikorwa bari bateguye byari biteganyijwe kubera mu birori byari kuba kuwa gatandatu bikabera mu rugo rw'umwe muri bo uko ari 4. Uyu muyobozi akomeza agira ati twaje kumenya ko muri ibyo birori hari buberemo ibikorwa by'urukozasoni birimo n'ubusambanyi n'ubusinzi ndetse n'ibindi, kuko hari hateguwe umukino udasanzwe ukinwa, noneho bagira icyo bategeka umuntu gukora ikintu agahita agikora nta kuzuyaza. Niba asabwe gusoma mugenzi we akabikora, kubyinana nawe cyangwa kunywa inzoga agahita abikora. Nta muturano. Asaba abanyeshuri bakiga mu kigo abereye umuyobozi gukomeza kurangwa n'imyitwarire myiza ndetse no kubahiriza umuco ikigo kigenderaho. Akomeza avuga ko bashatse kujyana inzego z'umutekano hari bubereye ibyo bikorwa, ariko basanga ntacyo bari kuba bakijije bitewe n'uko abana bari kuba bangiritse nta garuriro. Muri ES Nyamirambo ahazwi nko kwa Kadafi haherutse kwirukanwa burundu umunyeshuri nyuma yo gufatanwa akanyanga mu kigo. Andi makuru agaragara atangazwa na BTN ngo nuko abanyeshuri bigamo babangamiwe n'inkoni, bakubitwa uko bwije nuko bukeye, aho ushinzwe imyitwarire yabo abapfukamisha yarangiza akabakubita inkoni ibazanisha imibyimba ku mubiri cyane ku kibuno. Gusa ku rundi ruhande iki kigo kigaragara nk'igikunda gutsindisha ku rwego rwiza kandi rushimishije. Ikigo cya ES ni ukuvuga Ecole Secondaire Sciences Ceramiques cya Nyamirambo kibarizwamo abahungu n'abakobwa, cyatangiye gukorera mu Rwanda mu mwaka w'1984, kikaba cyigishirizwamo amasomo y'amashami atandukanye harimo amasomo asanzwe y'icyiciro rusange, Ordinary Level, Senior 1, Senior 2 na Senior 3, n'amashuri yisumbuye mu mashami atandukanye. Reka iyi nkuru rero tuyisoreza ahangaha, tunyarukire no mu yindi nkuru. Ni inkuru y'akababaro imaze kumenyekana mu Rwanda.
Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko inzobere akaba n'umuhanga mu by'ubukungu Herimani Musahara wari ufite impamyabumenyi y'ikirenga wari n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yitabye Imana. Urupfu rwa Herimani Musahara wigishaga ibijyanye n'ubukungu muri kaminuza y'u Rwanda rwatangiye kuvugwa kuri uyu wa gatatu tariki 20 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 ndetse binemezwa ko yitabye Imana. Nyakwigendera Musahara yari afite impamyabumenyi zinyuranye zirimo ihanitse PhD mu bijyanye n'ubumenyi mu by'iterambere yakuye muri Universite muri Afurika y'Epfo. Yari anafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri n'icya gatatu bya kaminuza yavanye muri University of Dar es Salaam muri Tanzania. Uretse kuba yigishaga muri kaminuza y'u Rwanda, Herimani Musahara yanabaye umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi z'ubujyanama muri iri shuri rikuru ry'u Rwanda. Musahara yanabaye umuyobozi mukuru w'agateganyo w'umuryango Organization for Social Science Research ukora ibijyanye n'ubushakashatsi ku mibereho muri Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo ufite icyicaro i Addis Abeba muri Ethiopia kuva mu mwaka w'2011 kugeza mu mwaka w'2014 kandi yari n'umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda National University of Rwanda. Yigishaga ibijyanye n'iterambere ry'ubukungu, ubusesenguzi ku ubukene ndetse n'ibijyanye n'ubushakashatsi. Akaba yaranakoze ubushakashatsi bunyuranye burimo ubujyanye n'imibereho y'abaturage by'umwihariko ku bijyanye n'impamvu zituma abaturage bava mu bice by'icyaro bakimukira mu mujyi. Uyu yanashyize hanze inyandiko z'ubushakashatsi zitandukanye zirimo ubuvuga ku mibereho ndetse n'urugendo rwo kongera kwiyubaka ku Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Musahara rero akaba yamaze kwitaba Imana, akaba ari inkuru yababaje abatari bakeya hirya no hino mu Rwanda ho mu bitekerezo bitandukanye bagiye bifuriza uyu nyakwigendera y'uruhuko ridashira ndetse bakaba benshi batahwemye kuvuga yuko bababajwe n'urupfu rw'uyu mugabo ufatwa nk'inkingi yari ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero natwe ku Ibendera TV tumwifurize kugira iruhuko ridashira tunihanganisha anabo mu muryango we. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho hano ku Ibendera TV, twizere ko zikomeza kugenda azibanogera aho muherereye hirya no hino hatandukanye, ari nako kandi tubifuriza gukomeza kubana natwe ku Ibendera TV. Tunabibutse gukora subscribe kuri channel yacu. Tunabasaba kandi kugenda musangiza izi nkuru ku bashuti banyu hirya no hino batandukanye kugira ngo amakuru agere kuri benshi kandi mu byiciro byose. Ndabashimiye cyane rero, nitwa na Cretin Ntirushwa, mugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.